Kizo Empire. Yes, bakunzi ba Kizo Empire rero ni munyemerere nubundi mbagezeho iyi nkuru y'akababaro nkuko muri kubireba kuri screen yanyu muri kubonaho ifoto y'umwana w'umukobwa mwiza, umwana w'umukobwa wari ukiri mutoya. Uyu nguyu yaje kuza kuba yakitaba Imana biturutse ku rupfu rutunguranye, aho abantu benshi bari gukomeza kugenda bibaza ese umwana mwiza nk'uyu nguyu, umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ni gute yakitaba Imana ku myaka 23 yonyine, noneho agapfa atarwaye byibura ngo bigaragare ko ari uburwayi bumuhitanye. Hano rero tugiye kurebera hamwe turebe ese uyu mukobwa yishwe n'iki, ese uyu mukobwa ni muntu ki. Ndagira ngo muntize iminota mikeya hanyuma mbasobanurire kuri buri kimwe gifite aho gihuriye n'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa kugeza uyu munsi utakiri kubarizwa ku isi y'abazima. Mbibutse ko hano ni kuri Kizo Empire, ngiye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ni Kizo nk'ibisanzwe. Ubundi inkuru y'incamugongo cyangwa se inkuru y'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa yatangiye kuvugwa cyangwa se ni inkuru yasesekaye mu matwi yabo mu muryango ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025 nibwo bakiriye inkuru y'akababaro ubwo uyu mwana w'umukobwa yarashizemo umwuka, kandi nyamara aho yari yajyanywe kwa muganga ku bitaro CHK barimo baritegura kumusezerera kugira ngo ajye kuba yakitabwaho mu rugo, kubera ko babonaga ko imiti hari icyo irimo gukomeza kugenda ikora. Uyu mwana w'umukobwa bamwita BEULLAH dushime cyangwa se abenshi bakunze kumwita BEULLAH. Hanyuma rero uyu nguyu yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'2022, akaba apfuye afite imyaka 23 yonyine. Ushobora kwibaza ngo ese yishwe n'iki, yararwaye igihe kingana gute? Mu by'ukuri uyu ni umwana w'umukobwa wakuze akunda Imana, akunda gusenga, ndetse nabo mu muryango we agakomeza kugenda n'ubundi abereka icyizere cy'ejo hazaza ko ari umukobwa ushobora kuzagirira umuryango akamaro ndetse n'igihugu akamaro muri rusange, biturutse ku mashuri yigaga ndetse no kubaha Imana. Uyu nguyu ubundi yigaga amategeko, dore ko yarageze yigaga cyangwa se yarari kwimenyereza umwuga muri R.I.P mu bijyanye n'amategeko n'ubundi, kuko ari byo yaraminujemo cyangwa se ari byo yigaga law cyangwa se amategeko. Uyu rero akaba yari umwana wa 4 mu bana biwabo. Uyu mukobwa nkuko nabikubwiye ni umuntu wasabanaga n'umuryango wabo, haba mama we, haba papa we, haba n'abandi bavandimwe be n'abantu basabanaga. Ariko noneho bijya kuba byatangiye uyu mwana w'umukobwa avuga ko ngo arwaye umutwe cyangwa se ari kumva umutwe uri muramurya. Abo mu muryango we cyangwa se abo babana bagira ngo nakabazo koroheje, wenda ni stress afite, cyangwa se ni kwa kundi umwana aba yumva ko afite amasomo cyangwa hari ibyo ari gutekereza, hanyuma stress zigatuma umutwe umurya. Bitangira bisa nk'ibyoroheje, bo ntibabigira intambara. Noneho bigeze mu masaha ya nijoro biza kuba ngombwa ko uyu mwana w'umukobwa akomeza kubabwira ati nyamara ngewe umutwe uri kunjya ku buryo budasanzwe. Ikintu bakoze bahise bamujyana kwa muganga. Mu kumujyana kwa muganga byabaye ngombwa ko ibitaro bita bimufatirana, kuko urumva nimba umuntu arwaye umutwe akajya mu bitaro bya CHK, urumva ko uwo mutwe ni umutwe udasanzwe. Ubundi tumenyereye ko iyo umuntu arwaye umutwe yikoza kuri farumasi akaba yagura utunini tugabanya ububabare bw'umutwe, cyangwa se akaba yanywa amazi, cyangwa se akanaryama ahantu hatuje, hanyuma nimba yari stress yari afite bikaba byatuma umubiri wirefreshinga, hanyuma agatangira gutekereza neza, bigatuma umutwe we ukira. Ariko uyu nguyu we ubwo bamushyiraga mu cyumba ngo aryama aruhuke, wenda nimba ari stress zigabanuke, wahubwo umutwe warushagaho kumurya. Hanyuma uko ukomeza kumurya barategereje, bageze mu kagoroba umwana w'umukobwa noneho akomeza kugira ububabare bukabije, kugeza ubwo bahise bamufata bamujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga byabaye ngombwa ko abaganga bamubwira bati ntabwo uyu nguyu twahita tumubaha ngo mu mucyure, ahubwo reka tumwinjize ibitaro. Nibwo abo mu muryango wabo batangiye kugira ubwoba, batangira kwibaza ese umutwe uryana gutya ni bwoko ki. Batangira gukeka ko ashobora kuba yarozwe cyangwa se hari ikindi kibazo kidasanzwe
gishobora kuba cyaturutse mu mitsi yo mu bwonko, nk'icyo ngira ngo murabizi ko habaho indwara yo mu bwonko cyangwa se yo mu mutwe bita stroke, aho usanga umuntu ashobora kuba yarwara iyo ndwara hanyuma udutsi two mu mutwe cyangwa se two mu bwonko tukaba twaturika bikaza kuba byamuviramo kuba yapfa. Ariko hano ntabwo ari stroke yari arwaye, ahubwo we ni umutwe usanzwe. Iyi mitwe turwara abantu tukabifata nk'ibisanzwe, nawe niwe yari arwaye ariko we bikamurya ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma uyu BEULLAH rero ubwo abaganga bari batangiye kumwitaho, bari no kwitegura kuba nyine baragiye bamushyira ibitaro, bamutera imiti, ariko umwana w'umukobwa akomeza kugenda aremba. Abaganga bahitamo kumutera imiti nyine imufasha kuba yakira mu buryo bwimbitse, atari umutwe usanzwe, kuko ikigaragara cyo ngo ntago bari bakiri kubona umutwe wonyine, kubera ko ngo hari n'amabagiteri babonaga mu mubiri we, ariko nyine ibiri aho ngaho. Abo mu muryango we cyangwa se nyine ababyeyi be n'abavandimwe, ubwo ninkomeza kuvuga ngo abo mu muryango we mwumve icyo ndaba nshatse kuvuga, ubwo haraba harimo nyine n'abarwaza n'ibiki. Hanyuma uko bakomeje kugenda babona uyu BEULLAH, bakomezaga kugenda babona rimwe arimo arakira akoroherwa, bakaganira, wajya kubona kandi kanya ukabona umwana w'umukobwa ararabye neza neza, ubuzima butangiye kumurya. Ariko ubwo ngo yagaruraga akuka cyangwa se ubwo yabaga yoroheweho, yahitaga abwira mama we, akaganira na mama akamubwira ati ariko se mama, ko mbona utishimye, harabura iki? Hanyuma mama we akamubwira ati nta kibazo mfite, nishimiye ko uri koroherwa. Hanyuma umukobwa akamubwira ati unsengere, nubwo nta kibazo kuri njyewe, ariko wowe ndabona ufite ikibazo, ariko nyine mureke dusenge nk'uko bisanzwe mu ndirimbire. Nibwo rero ngo yahamagaraga abavandimwe be n'inshuti ze cyangwa se n'abari bari aho hafi bamurwaje, arababwira bati ndashaka ko dusenga tukanaririmba, kubera ko ndi kumva nyine ndi kuba muzima cyangwa se ndi koroherwa. Byabaye ngombwa ko baza rero baramutaramira, hanyuma barasenga nk'uko bisanzwe. Nakubwiye ko ni umwana wakuze akunda gusenga, ni umwana wize ku bigo byubaha Imana. Ngira ngo uyu mukobwa yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, aho yarageze muri kaminuza cyangwa se yararangije muri kaminuza, yarari kwiga amategeko. Uyu nguyu yize kuri Sentaro, yize kuri APFA, yize kuri R.I.P. Murumva ko ari ibigo mu by'ukuri byiyubashye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko uwo mukobwa yari afite akazoza cyangwa se yari afite ejo hazaza heza, kubera ko yari yarateguwe neza ku buryo yari kuzagirira igihugu akamaro ndetse n'umuryango we muri rusange. Hanyuma rero nk'uko nabikubwiye, ubwo yahamagaraga abo mu nshuti ze, abavandimwe be n'ababyeyi be, yarababwiye ati ndashaka ko dusenga, ndashaka ko turirimba, kubera ko ndimo ndoroherwa. Babikoze gutyo, hanyuma abaganga nabo baraza barababwira bati bidatinze muracyura umwana wanyu agiye kurwarira mu rugo, kubera ko turi kubona ko hari icyo imiti irimo irakora. Hanyuma umuganga ababwiye gutyo, nibwo yahise ababwira ati nta kibazo, mwe mwitegure, mu kanya turabasezerera. Ariko BEULLAH ukabona guhagarara ntabwo biri gukunda neza, kubera ko umubiri wari watangiye gucika intege. Birumvikana nk'umuntu bari guha imiti, umuntu uryamye bahaye igitanda, hari ukuntu nyine umubiri cyangwa se abasirikare b'umubiri hari ukuntu bacika intege, hanyuma n'umuntu nyine nawe ukabona ko nta mbaraga afite. Hanyuma bakabwira umuganga bati ese ko tubona nta mbaraga afite, ubu mwaretse akarwarira hano akazataha yakize. Umuganga arababwira bati uyu ni imiti, wenda ni imiti nyine ikirimo iramushegesha, ariko nta kibazo yanajya no mu rugo nabwo imiti agakomeza akayifata, nta kibazo, twajya dukomeza tukamukurikirana. Ubwo wenda byari no mu buryo bwo kugabanya wenda depanse, kuko turabizi neza ko iyo umuntu ari mu bitaro barakonsiyuminga cyangwa se igitanda baryamyeho amajoro, bafite ukuntu babibara nyine, ku buryo iyo wowe uretse ko umuntu wawe akomeza kurwarira kwa muganga, hari ukuntu nyine amafaranga yiyongera. Wasanga n'umuganga ari kubabwira bati nta kibazo, n'ubundi imiti ari gufata niyo yataha yajya agaruka, n'ubundi tukayimuha tukamukurikirana nta kibazo. Icyaje kuba rero muri uko kwitegura gutaha kugira ngo babe bataha, icyabayeho n'ubundi umwana w'umukobwa yarongeye araraba, noneho acika intege ku rwego rwo hejuru. Biza kuba ngombwa ko n'ubundi yongera
akaryama mu bitaro, noneho bisubira irudubi. Byumvikane neza ko yahise aremba n'ubundi, noneho aremba bikabije uko byari bisanzwe. Uyu Beullah icyaje kuba nta n'iminota 30 yamaze, kubera ko muri ako kanya ubwo bari kwitegura kumusezerera nibwo yahise yitaba Imana. Abo mu muryango we byarabatunguye cyane, ndetse batangira no guhamagara inshuti n'abavandimwe, batangira gutabaza, baravuga bati Beullah arapfuye. Mu by'ukuri nta minsi yaramaze mu bitaro, yagiye ari umutwe bisanzwe, biba ngombwa ko araramo, hanyuma mu kuraramo rero biza kurangira bimuviriyemo urupfu. Abantu rero bakomeje kugenda bibaza gute umwana w'umukobwa ku myaka 23 ni gute yakicwa n'umutwe usanzwe, byibura sina stroke tuvuge ngo imitsi yo mu bwonko yaturitse, ni umutwe usanzwe. Barimo baribaza ese baba baramuroze, ese byaba byaragenze gute? Dore ko hari n'abari kuvuga ko ngo buriya iyo umuntu bamuroze hanyuma ukamujyana kwa muganga bakamutera urushinge, ngo hari ukuntu ngo ahita yitaba Imana ako kanya, ku buryo ngo hari imiti idakorana n'uburozi bashobora kuba bagutamitse cyangwa se n'ibindi. Ibi rero ni iby'abantu bari gukomeza kugenda bibaza gusa, ariko nyine nk'uko byatangajwe n'abo mu muryango we, bavuze ko ngo uyu nguyu yishwe n'umutwe ndetse ngo n'utubagiteri dukeya, ariko nyine bo bavuga umutwe usanzwe, nta nubwo ari stroke. Ibi rero byakomeje kugenda biteza urujijo. Ubundi tumenyereye ko cyane cyane urubyiruko iyo rupfuye hari igihe bicwa n'impanuka, icyo cyo nta wagitangira. Hari igihe bicwa n'ikigare, kuko buriya n'ikigare nacyo kirica cyane, iki cyo mu mayoga n'ibiki twanyweye twasinze, biriya nabyo ni bimwe mu bihitana urubyiruko. Ngira ngo murabizi, nagiye mbakorera inkuru nyinshi zigiye zitandukanye mu minsi yashize. Hari umwana w'umukobwa twakozeho inkuru bita Anifa, ni umwana w'umukobwa nawe uri mu kigero nk'iki ngiki, nubwo yari afite umwana w'imyaka 5, nawe wapfuye urupfu nk'urunguru, agwa muri dushe, ariko biturutse ku burozi bagenzi be bamuhaye, bari basangiye amayoga cyangwa se bari basangiye inzoga. Uru ni urupfu rero mu by'ukuri mu rubyiruko, ni urupfu ni ibintu byari bisanzwe cyane ko urubyiruko rwicwa n'inzoga n'ikigare, ibintu nk'ibyo ngibyo, dukuyeho impanuka, kuko impanuka burya impanuka yo aba ari impanuka. Ariko noneho kumva ngo umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu yishwe n'umutwe, ni ibintu ushobora kuba utahita wakira ako kanya. Gusa nyine abantu barimo baribaza ese ni uburozi yaba yarozwe, ese baba bamuterereje amahembe ku batizera cyangwa se kubizera ibyo ngibyo, nabyo niko bari kubivuga. Gusa nyine ntabwo tubizi kabisa. Wenda Imana ibifite uko yabigenje, kuko byose biba mu bushake bw'Imana. Nshuti bakunzi rero ba Kizo Empire, ni munyemerere hano nshyireho akadomo, hanyuma reka tubwire abo mu muryango wa Beullah Lizi dushime, tubabwire ati bakomeze kwihangana kubwo kubura umwana wabo, kubwo kubura umuvandimwe wabo. Reka kandi natwe tumubwire ati Imana imuhe iruhuko ridashira, asigaye aheza ni mu ijuru. Njye wumvaga n'ubundi ni Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni Kizo Empire. Reka twongere duhurire n'ubundi mu bindi biganiro bikurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka. Hasta la vista.